ese nta muntu yigeze ahamagara Priscilla amenya ahantu ageze namwandikiye ariko yanditse wamuhamagaye ikibazo ciwe rero afite defo kugira azofate telefone nimba yitungiye iki muhamagare turebe nanjye ndabona ntabirambiwe je mu kanya ndaruka hano mbasigira oya se kandi ako rero nawe urivumbura none urabona twe twazananye urabona tudafise aho tuja izi gahunda nari mfite mu mutwe sawa reka muhamagare katube twihanganywa gato ndagiye kuza time is money igihe kuducika kandi yagahunda ayituye mama kati kamuhamagara ubundi ibyiwe sinzi ibintu aba arimo ntabwo se ubu iriho reka numva aranyitaba se ashaka numva akanyitaba njye nayo ijya telefone mba yayiguriye basanga wenda yibitse atwaye nta wamenya atwaye aranyitaba so Priscilla aribuka ko yasize abantu mu rugo we cyangwa ubwo yasize aduparitse nk'ibipoto nje ndabyibaza iyo yaduparitse aravuga ati aba bantu ndahabasanga nk'aho umengo ntidufise twashize hafi amasaha 3 ane rero ndabona tugiye kuyireba ku ngufu none turabigenza ngo tugende ducishamo twumve iyo n'ibitotsi bitangiye no kunyishira nta nubwo yasize anatetse base ngo tube turya n'iki ne ni ikine ubu wowe utari umunebwe ko utabikoze none se twebwe hano ni nkaho ubundi abakwiye kudufata nk'abashitsi dusanga ibintu biteguye turaza aduparitse nk'amamodoka asize mu nzu mbere nta kibazo cy'inzara afite ibyo bibare uw'inzara yica ajya mu gikoni ateka nayifata singiye shaka ibintu mbwira ngo tukubabesha amana kandi twagenda za gahunda tutazivugana isikari diri ishyushye twaba dukoze mu bitari sawa umunsi wa gucuruza yaba ari diri ishyushye ikibazo yabona basi ko nta n'umuntu wanajyanye basi ngo abe ariho duhamagara ariko nta kibazo reka tuyirabe ku ngufu nta kundi turindire n'iminota ingahe ubwo arababonye ya peri sibyo kandi tugeze turebe sebyiri sebyiri apere ebyiri nyine nayibona ubwo nimba yibwiriza kumpamagara nimba ahita yiga bitasinze ariko ntabwo tugenda tutavuga nyiriya dini niba ngombwa turabapfuye sinzi urabona uriya mu bosi twamenyana nawe ko aribo bazinanye kati umaze igihe kingana ute hano amaze imyaka 2 mama nabana gase hano waje sana n'ibyo gukora iki bampaye akazi ko kuza kwita kuri mukecuru Nese hano yakodeshaga ariwe agakodesha mu nzu y'umukecuru Stirring n'agakodesha ahubwo se ko mwebwe ntabwo okay turabana twebwe turabahungu abahungu be bafite basore be afite aba ni abakazana biwe rero twe tuje hano mu buryo bwo kugira nyine dutabare bitewe no kubona batubwiye tuvuyemo mukomeze kwihangana
nzabana ahantu heza umukecuru gusa nirwaza asaga kwirwara avuga ngo mucumbikire aza kurara ajya ahangaha ajya ahandi mba mukecuru yaba Umutekamutwe mubi. ariko ibyo tunabyihurira nabyemera gusa nyine njya ahantu nanahakunze Sibyo rati nanjye nahakunze pe. sheri wahise tugahita twimukira urabyumva Inde nande muhimukira. njyewe umugabo wanjye Ariko asurota ku manywa wowe. Inde nande muhimukira. hano urabona ndi kureba urabona ntari kureba Okay. Turareba imbwa n'umugabo hano none kugira ngo byumve. Naho mwakimukira. imbwa n'umugabo Murahimukira se nahanyu. Teddy Urabona isura yanjye yanyayo. Umugabo wanjye ni mukuru nitwe tugomba kwimukiramo hano. umugabo niwe mukuru Teddy reka nkubwire wowe nyuma y'amahano y'ibyo yakoze byose we ntabwo ukwiriye iyi nzu ndayimukira Ushaka ko njye nawe duhangana none. Ugiye none kubona uwondi. duhangane Ntabwo muyimukira. Kereka nimba nawe napfuye. ubona yewe mbona uri Uwondi we. Teddy umunyamari Kandi uze gato. Okay, nta kibazo turareba. Ntabwo muyimukiramo ninjye n'umugabo wanjye turi bugimukiremo. Uramucecese iminsi yamaze wanyu n'iminsi yamaze wacu. Igihe kinini. Ntabwo ibyo bintu biri gukunda kujya hano ubyumva. Teddy ntumore Hano harameneka amaraso. Uramukurikiye. yande yawe Yawe. Ariko yabari bani iki? Ntabwo ibyo bintu bikunda. Babarira. Ufite Ntabwo bikunda. Niki kibazo? Nitwa turi bwimukire hano Tuza. Niki kibazo mufite? Ibyo murimo nibyo tujemo. wimukira muri iyo nzu Majye mwiyubaha mwana kabamo. Mwebwe ikintu kibazanye Kibazanye. Ndahangana n'uyu mugore. Toza. Muhangana guteze. Muhangana n'iki? Guhangana n'ikibazanye. Ntabwo muzi nazo tuje cicaro ngaho. Twaje hano kuvuga umubyeyi wacu none muri mushaka ngunga imitungo. Gutera akavuyo hano. ese umubyeyi wanyu umva njye kamwe Teddy gukuriye saba urongashije Haguruka cyane. Reka mbabwire. Mwese nabakubita nkabasoma abajyana hanze. Ibi bintu muje. Hano ni kwa mama. Murumva neza. kwa mama wawe wowe waruhaze Ariko mumaze kumenya ko nta kintu mumaze. Ikintu kiri imbere ni imitungo, ni amafaranga, niki ntabwo mushobora kureba niki. N'ikibazo gihari. reka nkubwire njye naje Ibyo mwakora byose. Teddy uri Umva kaza turahangana njye nawe. Uracumbaru reka we. Reka mbabwire. Iki? Murasohoka mujya kurwanira hanze y'urupangu cyangwa Msohoka muri ino nzu. Urajya kunzanira imyenda yanjye aho bwira nsanga hano. Ese niki ushyize imbere cyane? No kubera iki? ariko abagore dufite bameze Tugira ikibazo hanyuma muze muje gushyira imitungo imbere nani soni mufite.